Mu Rwanda abagore n'abakobwa benshi baragiye batera imbere mu nzego zinyuranye z'ubukungu, ubucuruzi, imyidagaduro, ikoranabuhanga ndetse n'ubuyobozi, ku buryo bitakiri ibidasanzwe kubona umukobwa cyangwa se umugore ufite agatubutse karuta ak'umugabo. Ibi biterwa ahanini n'amahame y'u Rwanda ashyira imbere uburinganire no guha amahirwe angana buri muturage wese, aho abakobwa biga bagasoza amashuri yabo bagakora imirimo ikomeye cyangwa se bagashinga amabizinesi yabo akinjiza menshi cyane. Dushingiye ku nzego zikunze kugaragaramo abakobwa bafite amafaranga menshi cyangwa se bateye imbere mu Rwanda, twavuga nk'abashoramari. Ni abakobwa bayobora ibigo bikomeye cyangwa bafite ubucuruzi bwite mu bwubatsi, ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ibigo by'itumanaho ndetse n'amahoteli. Urundi rwego tuzasangamo abakobwa bafite amafaranga menshi bafite agatubutse mu rwego rw'imyidagaduro cyangwa se bamwe twita aba-influencer. Hari abakobwa mu Rwanda bakorera amafaranga menshi binyuze mu kwamamariza ibigo bikomeye ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, YouTube, TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ndetse hakaza n'abakobwa nabo bari mu cyiciro cy'aba-influencer bakora imideri, ndetse hakaza n'abandi bakobwa b'ababyinnyi babyina ibigezweho cyangwa se ibintu twita dance moderne. Abanyamakuru nabo bari mu cyiciro cy'aba ngaba b'aba-influencer, ndetse hakaza n'abandi bakobwa ngo bategura ibitaramo. Aba ni abakobwa bafite amafaranga menshi mu Rwanda, bafite amafaranga bamwe uvuga yuko bageze iyo bajya. Aba ngaba ni nabo tugiye kwitsaho, nibo tugiye kurebera hamwe bamwe mu bakobwa bari mu myidagaduro y'u Rwanda ariko bafite amafaranga menshi cyane utabatekera yuko bayafite. Nk'uko bisanzwe ku bantu b'ibyamamare cyangwa se abashoramari bakomeye mu Rwanda, ingano nyayo y'umutungo wabo cyangwa se net worth ntabwo igirwa akarima ka rubanda cyangwa ngo itangazwe ku mugaragaro mu mibare, ahubwo icyakora dushingiye ku bikorwa byabo, amasezerano yo kwamamaza n'ubuzima bwabo babamo, dore uko agaciro k'ubukungu bwabo gashobora kuba gahagaze bitewe n'uburyo babayemo n'ubuzima bwabo babayemo bwa buri munsi. Ku mwanya wa 4 turasanga umukobwa witwa Mbabazi Shadia wamenyekanye nka Shadibu. Uyu mukobwa bivugwa yuko ngo ahantu avana amafaranga ayavana mu kwamamaza, dore yuko ngo ari brand ambassador w'ibigo bikomeye bya mbere mu Rwanda. Gusa ibyo ngibyo si byo twagenderaho gusa tuvuga yuko ngo uyu mukobwa afite amafaranga menshi cyane. Uyu mukobwa mu buzima busanzwe ngo afite icyo twakwita nka business ziwe, afite salon yita ku bwiza bw'abakobwa, ndetse akagira ngo n'izindi business zo ku ruhande zijyanye n'ubucuruzi. Ndetse ikirenzeho ngo uyu mukobwa ngo ni Shadibu cyangwa se Shadia Mbabazi afite imbuga nkoranyambaga ziwe nka Instagram ndetse na Snapchat ngo zikurikirwa n'abantu benshi. Ngo rero abashoramari bafata amafaranga yabo atari make bagaha Shadibu ngo ajye kubamamariza. Mu Rwanda ibintu bijyanye no kwamamaza biri mu bintu bitanga amafaranga menshi, niyo mpamvu Shadibu tumusanga ku mwanya wa 4 mu bantu bafite amafaranga menshi, dore yuko afite n'urugo rwiza i Kigali, urugo rwiza rw'akataraboneka. Ibyo ngibyo akaba ari byo bimushyira ku mwanya wa 4 nk'umukobwa wa mbere mu Rwanda mu basitari cyangwa se mu influencer bafite amafaranga menshi. Ku mwanya wa 3 turasanga uwitwa Isimbi Alliance wamenyekanye nka Alia Cool. Bivugwa yuko ahavana amafaranga ye menshi ari mu ishoramari rya sinema, akagira ubucuruzi bwe bwite, ndetse akagira n'ibikorwa bye byo kwamamaza nk'uko Shadibu nawe abikora. Ikirenzeho agira imishinga y'ubucuruzi bwambukirana imipaka. Uyu ni umwe mu bagore bakiri bato bagaragara nk'abafite ishoramari rikomeye mu mitungo itimukanwa n'ibikorwa by'imyidagaduro. Azwiho kugura imodoka zihenze cyane ndetse no gukora ingendo zihenze buri gihe hanze y'u Rwanda mu bihugu bikomeye nko mu Burayi ndetse na Amerika. Uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore ngo ni Alia Cool, bitewe n'ubuzima bwe bwa buri munsi abamo, biri mu bintu bituma abantu bavuga yuko ari umwe mu bakobwa b'influencer mu Rwanda bafite amafaranga menshi, mbega muri make bafite agatubutse. Ku mwanya wa 2 umwe mu influencer bakomeye mu Rwanda b'abakobwa bafite amafaranga menshi turasanga Butera Knowless. Uyu Butera Knowless ni umwe mu bakobwa bivugwa yuko bafite amafaranga atari make bitewe n'ahantu ayavana. Uyu mukobwa ni Butera Knowless, ahantu avana amafaranga yiwe ahanini ayavana mu muziki wiwe, dore yuko ari umwe mu bantu bafite imiziki ikunzwe mu Rwanda. Uyu mukobwa ni Butera Knowless twavuga ngo ni umuziki gusa umuhesha amafaranga cyangwa se umushyira kuri uyu mwanya wa 2. Uyu Butera Knowless ajya atumirwa no mu bitaramo, kandi gutumirwa mu bitaramo ahavana amafaranga menshi. Ikirenzeho agirana amasezerano n'amakampani akomeye nka MTN, kandi bagiye gusina amasezerano n'amakampani amuha amafaranga atagira ingano
Ku mwanya wa mbere umwe mu bakobwa b'abasitari ba mbere mu Rwanda bakomeye bafite amafaranga aruta y'abandi bakobwa abari bo bose uzi mu basitari bose bariho mu Rwanda, turasanga umukobwa bita Mutesi Jolly. Mutesi Jolly bivugwa yuko ahantu avana amafaranga ari mu mishinga ye bwite yo gutegura ibitaramo no kuyobora ibigo nka Rwanda Inspiration Backup, ndetse akamamariza ibigo bikomeye mpuzamahanga, ndetse akaba n'umusesenguzi cyangwa se umujyanama mu bikorwa by'urubyiruko n'ubuyobozi. Impamvu uyu mukobwa ngo ni Mutesi Jolly yisanga ku mwanya wa mbere umwe mu bakobwa bafite amafaranga menshi cyane adafitwa n'undi muntu uwo ari we wese, ni ukubera ko uyu mukobwa ngo ni Mutesi Jolly bigendeye ku bigo ayobora cyangwa se ku bigo byose ashinzwe. Uyu mukobwa bivuga yuko ashobora kuba ahembwa amafaranga menshi cyane arenga mu miliyoni 10, ndetse bivuga yuko ngo uyu mukobwa ngo ni Mutesi Jolly ari umwe mu bakobwa mu Rwanda bagiye bahura n'abayobozi batandukanye ku isi kandi bakomeye, kandi akagenda nk'umunyamibare cyangwa se nk'umunyabwenge witwaje uhagarariye igihugu. Nubwo hari abagifite imyumvire ya kera bavuga yuko ngo abasore bamwe na bamwe batinya cyangwa bagira impungenge zo gukundana n'abakobwa babarusha amafaranga, ubukungu bw'abakobwa burimo burushaho kugaragara cyane no guhindura isura y'imibanire n'iterambere mu gihugu. Ngaho nguko ikibazo nimo mbaza umusore wese urimo kureba ino video, ese wateretana n'umukobwa ukurusha amafaranga? Ndetse n'ikindi kibazo nibaza, ese nimba uri umukobwa ufite amafaranga menshi wakemera gukundana n'umusore urusha amafaranga? Duhurire muri comment.